mumucemo kabiri ngo twese tumuhombe. Reka nkubwire nawe hari abakoze ibintu ibyo bakoze byose kugira ngo baguhombye, hari abaguhombeje, hari akazi wari ufite barakwirukanisha, hari aho wiberaga barakwirukanisha, hari uburyo ki wagendaga barakwirukanisha. Reka nkubwire ngo baraguhinduriye, ariko uyu munsi hari itegeko ritanzwe ku buzima bwawe. Itegeko riratanzwe ngo icyawe cyongere kikugarukire. Narinje kukubwira ngo icyawe cyongere kikugarukire, kandi nyamara hari ibyawe bigiye kukugarukira, hari ibyawe bigiye kongera kugaruka. Ubwenge bwa gatatu ni ubwenge bita ubwenge bwo mu mujyi, ubwenge bwo kumenya uko umuntu abaho mu mujyi. Abantu benshi baraje baturutse mu ntara, baragiye mu mijyi runaka, baravuye mu byaro, ariko iyo bageze mu mujyi nta muntu bigisha uko bagomba kuba, ahubwo ubwenge bwo mu mujyi nibwo bubafasha kugira gute kuba mu mujyi. Ariko hejuru y'ubwo bwose haza ubwenge bwa kane. Ubwenge bwa kane ni ubwenge bw'Imana. Umwanditsi yanditse ijambo ryiza, haravuga ngo ubwo bwenge ngirya mbere ngo ubwo bwenge buraboneye. Umugore ufite ubwenge urugo rwe rurubakika, umukobwa ufite ubwenge abana neza na fiancé we, igihe kikagera bagakora ubukwe. Ndagira nkubwire ngo umukozi ufite ubwenge muri kampani akoramo ibintu byose biremera, ntago yirukanwa uko babonye. Wowe utarakora subscribe ntibibagirwe kuyikora, hanyuma kandi ukande kukazogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu. Ntiwibagirwe kandi gukanda kuri like, ntiwibagirwe kwandika muri comment, hanyuma usharinge n'abandi bajye babasha kubona ibiganiro byacu. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabe muri mwe, kandi mugire umugisha w'Imana. Ndanezerewe kongera kubana namwe kuri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Iyi ni channel Abeza ba Yesu TV, hanyuma umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tugerageze dukoreshe uyu mwanya neza kuko ari umwanya Imana iduhaye, kandi nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Nyemerera rero tubanze dusenga Imana, hanyuma dukomeze tuganira ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'ubutware, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo twongere twumve ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera yururuke akorane natwe, kandi unyure muri iri jambo ukize ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana iguha umugisha wowe unkurikiranye, wowe ufunguye yawe ukayifungura, hanyuma kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo ijambo rivuze. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami turasoma ibice byaho bitatu. Igitabo cya mbere cy'Abami dusome ibice bitatu, hanyuma dusome umurongo wa 27. Igitabo cya mbere cy'Abami dusome ibice bitatu, hanyuma duhere ku murongo wa 27. Ni nawo wonyine turi busome, hanyuma tuganire kuri iryo jambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuze ngo umwami aherako arategeka ati, uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Imana ishimwe. Reka subiremo kugira ngo ubyumve neza. Aravuze ngo umwami aherako arategeka ati, uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Imana ishimwe cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima kubana nawe mu ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Regis Singaye, nkuko bisanzwe ngira ngo abantu basanzwe bakurikirana ino channel turamenyeranye cyane. Nitwa Regis Singaye. Uyu rero ni umwanya Imana iduhaye kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana, kugira ngo twongere kandi twumve icyo Imana ivugana natwe. Hanyuma uyu munsi cyangwa se muri aka kanya muri ijambo ry'Imana nkuzaniye ijambo rifite umutwe uvuga ngo itegeko. Umwami atanze itegeko ngo icyawe cyongere kibi cyawe. Umwami atanze itegeko
kugira ngo ibyawe cyangwa se icyawe cyongere kibi cyawe, wongere ugisubirane, wongere ugarurirwe ibyawe. Ni itegeko umwami atanze. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikwiteho cyane. Bibiliya iyo tuyisomye itubwira umugabo witwa Dawidi. Dawidi uyu nguyu ni Dawidi uriya wari umwami wa Bisirayeli. Dawidi yakoze ibintu bikomeye cyane, ariko igihe cye cy'urugendo rwe kiza kugera kirarangira, nk'uko n'abandi bantu bose urugendo rwabo mu isi rujya rugezaho rukarangira. Akabone nawe nkurikiranye nanjye urimo uvuga, ingendo zacu ku isi zizageza aho zirangire. Hanyuma Dawidi nk'umwami ngo aratanga. Mu yandi magambo, umwami ntabwo bavuga ko yapfuye, ahubwo bavuga ko yatanze. Aratanga, ariko muri uko gutanga kwe atanga ngo asize umwana w'umuhungu witwaga Salomo. Uyu Salomo nk'uko byari bizwi mu mateka, cyangwa se nk'uko n'ubu ngubu biba bizwi, cyangwa se ahantu hari umwami, iyo umwami atanze asimburwa n'umwana we, Salomo biba ngombwa yuko asimbura ise ku ntebe cyangwa se ku ngoma, asimbura se ku buyobozi, asimbura se ajya kuba ari uyobora. Mu gihe Salomo yimiyemo cyangwa se yasimburiye se ku ngoma, Bibiliya cyangwa se amateka atubwira ko Salomo yasanze mu bantu ise Dawidi yayoboraga, asanga harimo abantu b'abanyabwenge cyane, asanga harimo abantu b'abahanga, asanga harimo abantu bakomeye, asanga harimo abantu bazi kureba kure. Salomo ngo abyitegereze, ngo abirebe, asanga abantu ntabwo azapfa kubayobora gutyo gusa, asanga ntabwo azazana iby'ubutegetsi cyangwa se iby'ubuyobozi ngo bikunde. Salomo ngo yigira inama, aravuga ngo nkwiriye kuzamuka. Ariko hakaba hari abantu bari bamugira inama, baramubwira ngo Salomo, ujye ukunda cyangwa se ujye ugendera mu mateka y'Imana ya so Dawidi, iyo yakoreraga nawe uzaba ariyo uzakorera. Hanyuma Salomo yumva aya magambo, arayumva, arayakomeza. Bibiliya iravuga ngo Salomo yigira inama, arazamuka ajya ku musozi, ajya gusenga, ajya kubwira Imana ngo Mana, abantu ndimo mbona ngiye kuyobora ni abantu bakomeye, abantu ndimo mbona ngiye kuyobora ni abantu bafite ubunararibonye, ni abantu basobanutse, ni abantu basobanukiwe. Salomo ngo aravuga ngo Uwite unyemereye wampa ikintu cyitwa ubwenge kugira ngo nzamenye ukuntu nyobora iki bariya abantu. Salomo ngo azamuka ku musozi agiye gusaba ubwenge. Iyo ngeze aha ngaha mbwira abantu nkababwira ngo mu bintu byose abantu basengera, mu bintu byose abantu bifuza, mu bintu byose abantu bakeneye, mu bintu byose abantu baba barwanira, icyambere ntukibagirwe, nusenga mu gusenga kwawe ntukibagirwe gusaba Imana ubwenge. Ubwenge, Bibiliya ivuga ngo ubwenge niryo shingiro ry'ibintu byose. Ndagira ngo mbwire ngo Salomo yarazamutse aragenda ajya gusaba ubwenge, abwira Imana ngo Mana nkeneye ubwenge, mu bwenge. Salomo arasenga imbere y'Imana, Imana ngo imwitegereje iri mu ijuru ryayo ryera, ngo imwitegereje ibona Salomo yamaramaje, ibona Salomo yakoze ikintu gikomeye, ngo iramubwira ngo Salomo, kuva unsabye ubwenge nanjye ubwenge ngize gute ndabuguhaye. Salomo rero Imana imuha ubwenge. Ndakwifuriza wowe unkurikiranye, ndakwifuriza wowe urebye video, ndakwifuriza wowe urimo uteza amatwi, ndakwifuriza ngo Imana ikumpera ubwenge. Kuko iyo umuntu afite ubwenge ibintu byose bigenda neza. Iyo umuntu afite ubwenge, umugore ufite ubwenge urugo rwe rurubakika, umukobwa ufite ubwenge abana neza na fiance we, igihe kikagera bagakora ubukwe. Ndagira ngo mbwire ngo umukozi ufite ubwenge muri kampani akoramo ibintu byose biremera, ntago yirukanwa uko babonye, ahubwo kuko aba afite ubwenge. Muri departement yose ukoreramo, ahantu hose ukorera, urasabwa kugira ubwenge. Nari nkwifurije ngo Imana ikumpera ubwenge mu izina rya Yesu. Nigeze mbwira abantu, ndababwira ngo muri isi dutuyemo, ubundi igihe naragenzuye sanga mu isi dutuyemo habamo ubwenge bune. Icyambere habamo ubwenge ubwo abantu bita ngo n'ubwenge bwa kavukire. Ubu ngubu uzabusanga hari ahantu uzagera usanga bavuga ngo uyu muntu bitewe n'ahantu avuka, bitewe n'ahantu aturuka, bitewe n'aho yavukiye, uyu muntu afite ubwenge bw'aho yavutse. Hari abo uzasanga bakubwiye ngo uyu muntu uko bisa kose iyo yakubonanye ifaranga ntabwo yagenda utarimuhaye. Ubwo n'ubwenge bw'iki
bw'iki bwa kavuki. Mu isi hakabamo ubwenge bwa kabiri, icyo bita ubwenge ubumenyi buno biga mu mashuri, ubwo nabwo buza mu cyiciro ubwenge bwo mu ishuri. Hari umuntu uzasaba ukareba ugasanga ibintu yize ugasanga arabikora neza bitewe n'iki nuko afite ubwenge. Noneho hari ubwenge bwa gatatu, ni ubwenge bita ubwenge bwo mu mujyi, ubwenge bwo kumenya uko umuntu abaho mu mujyi. Abantu benshi baba baraje baturutse mu ntara, baragiye mu mijyi runaka, baravuye mu byaro, ariko iyo bageze mu mujyi nta muntu bigisha uko bagomba kuba, ahubwo ubwenge bwo mu mujyi nibwo bubafasha kugira gute kuba mu mujyi. Ariko hejuru y'ubwo bwose haza ubwenge bwa kane. Ubwenge bwa kane ni ubwenge bw'Imana. Umwanditsi yanditse ijambo ryiza, haravuga ngo ubwo bwenge ngirya mbere, ngo ubwo bwenge buraboneye, ngo kandi ni ubw'ineza. Ubwo bwenge rero nibwo bwenge bw'Imana. Ubwo bwenge ni ubwenge bw'Imana, nibwo Salomo yagiye gusaba. Nawe unkurikiranye ndakwifuriza ngo Imana ikumere ubwenge, Imana ikumere ubwenge mu kazi ukora, Imana ikumere ubwenge aho ucururiza, Imana ikumere ubwenge mu rugo rwawe, Imana ikumere ubwenge niba ibyo ukora byose, Imana ikumere ubwenge. Haleluya, Imana ikumere ubwenge, kuko iyo umuntu afite ubwenge ibintu byose bigenda neza. Salomo rero Imana imuha ubwenge, Imana imugirira neza, ariko ngo arimo amanuka ava ku musozi, ava ahantu yari ari ku musozi, ngo akubitana n'ikibazo gikomeye, akubitana n'impaka zikomeye. Bibiliya iravuga ngo abagore babiri ngo babanaga mu nzu imwe, ngo bari abagore b'abamaraya, ngo babana mu nzu imwe. Abagore ngo haje kuba igihe ngo basamira igihe kimwe, bagiye no kubyara, nabwo umwe abyara uyu munsi, nyuma y'iminsi 3 ngo n'undi arabyara. Aha rero niho ijambo shaka ko tuganira, niho ijambo rizingiye aho ngaho. Kuri abo ngabo nazanye ijambo rivuga ngo uyu munsi cyangwa se Imana ku buzima bwawe itanga itegeko, icyawe wongera ugisubira. Reka nkubwire mwene data, hari ibintu byari ibyawe, hari ibintu wari ufite, hari ibintu wari utunze, hari ibintu byari mu biganza byawe, ugiye kubona ubona birayoyotse, ubona ntabwo uzi ukuntu bigenze. Ariko reka nkubwire ngo hari itegeko rije ku buzima bwawe, rije kukubwira ngo icyawe cyongere kikugarukire. Nubwo inzira zawe zafunzwe, ariko inzira zawe zakongera zikafungurwa. Reka nkubwire ngo nubwo wacuruza ukaba warahombye, ariko reka nkubwire ngo nawe wakongera ugakora bikemera. Reka nkubwire ngo nubwo urugo rwawe rwasenyutse, ariko rwakongera rukubakika bigashoboka. Icyawe uyu munsi itegeko ritangwe rivuga ngo icyawe wongera ugire gute ugisubirane. Imana iguha umugisha. Salomo ngo amanutse asanga abagore barimo baraburana, kumbi ngo bari abagore babyariye igihe kimwe, ariko ngo bigeze nijoro ngo umwe agira gutya araryama, ngo agira ibitotsi byinshi araryama, ngo aryamira umwana we. Amaze kumuryamira umwana ngo arapfa. Aravuga ati shingiye ku bwenge mfite bwa bundi bw'iwabo bwa kavukire cyangwa se bumwe bwo mu mujyi, aravuga ati nkwiye kureba mugenzi wanjye haryamye. Ngo areba mugenzi we ahantu aryamye, ngo aragenda afata umwana we amumukura mu gituza, araza ngo amwituwe amuha wa wundi wapfuye. Aho rero niho impaka zavuye. Nawe ntabwo nzi impaka ufite muri iyi minsi. Ntabwo icyo gihe yakoze ikintu cyitwa kumuhindurira. Mu yandi magambo yaramutuburiye, yaramuhinduriye. Nawe sinzi ibyaguhinduriye, kandi iyo urebye mu buzima bwawe wasanga nawe warahinduriwe. None se reka nkubaze mwene data, niba unkurikiranye urimo unyumva neza, reka nkubaze, iyo urebye ubona nawe bataraguhinduriye? Reka nkubaze, iyo urebye ubona nta bintu baguhinduriye, nta bintu bigeze bafata gutya bakamera nk'aho baguhinduriye? Uyu mugore baramuhindurira, umwana yari afite baramutwara. Ngo buke mu gitondo uyu nguyu wari ufite umwana muzima, ngo agiye konsa asanga aryamanye n'umwana wapfuye. Ngo amwitegereze, aravuga ati uyu mwana ko ndeba nkabona amatwi, ko ndeba nkabona amaso, ko ndeba nkabona iminwa nkabona ntago ari uwanjye, byagenze gute? Ngo aramwitegereza, aramureba, buriya ntawe uyoberwa uwe. Ngo aramureba abona ntago ari we. Niho urusaku rwatangiriye, niho ibintu byacikiye, ibintu biracika, ibintu biradogera. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya irambwira ngo batera amahane, umwe akajya avuga ngo umuzima uwapfuye n'uwa, mbese ngo batera amahane. Salomo rero arimo amanuka, haleluya haleluya. Salomo arimo amanuka, arimo ava ku musozi, hakubitana n'izo mpaka, hakubitana n'urwo rusaku. Ngo arangije arabaza ngo mbese ko muri bo musakuza habaye? Ngo barabimusobanurira. Umwe aravuga tugewe umwana wanjye umugore yampinduriye, yamunyibye. Ngo bajya impaka. Salomo ngo akoresheje bwa bwenge, ariko Imana ikumpera ubwenge. Salomo ngo akoresheje bwa bwenge, ngo abwira abagaragu be, aravuga ngo nimuzanire inkota aho ngaho. Aravuga
aravuga ngo nimufate uwo mwana nimurangiza mumucemo kabiri, nimurangiza mumuhereze umwe mumuhe igipande n'undi mumuhe igipande. Aho ngaho Bibiliya yambwira ngo nyina w'umwana muzima, wa wundi wamugiriye ku gise, wa wundi wamubabariyeho, wa wundi wari ufite ikibazo, ngo arangije aramubwira ngo oya mwami nyagasani, uwo mwana mwimwica, ahubwo nimumuha mwijyanire, amwijyanire, nimumuha mujyane, kubera yuko n'ubundi nakuraza azamenya yuko ari nge nyina, nimumuha mwijyane aho kugira ngo mumwice. Ariko wa wundi utari nyina, wa wundi utari umufitiye imbabazi, ngo aravuga ngo yego ibyo bintu uvuze ni sawa, ibyo bintu uvuze nibyo, nimumucemo kabiri ngo twese tumuhombe. Reka nkubwire nawe, hari abakoze ibyo bakoze byose kugira ngo baguhombye, hari abaguhombeje, hari akazi wari ufite barakwirukanisha, hari aho wiberaga barakwirukanisha, hari uburyo ki wagendagamo barakwirukanisha. Reka nkubwire ngo baraguhinduriye, ariko uyu munsi hari itegeko ritanzwe ku buzima bwawe. Itegeko riratanzwe ngo icyawe cyongere kikugarukire. Narinje kukubwira ngo icyawe cyongere kikugarukire, kandi nyamara hari ibyawe bigiye kukugarukira, hari ibyawe bigiye kongera kugaruka. Imana ishimwe. Birivuga ngo iki? Salomo ngo yitegereze mu bwenge Imana yamuhaye, ngo ahita abona umugiriye imbabazi, ngo abona niwe nyina. Ijambo twasomye cyavuze ngo Salomo abwira abagaragu ngo uwo mwana muzima ntimugire icyo mumutwara, ntimumukoreho n'akantu na gato, ahubwo mumuhe uriya mugore kubera yuko ari we nyina. Mu yandi magambo, nyina w'umwana yasubiranye. Nanjye narinje kukubwira ngo we mama, ibyawe bya bindi baguhinduriye, niba ari umugabo wawe baguhinduriye, niba ari umwana wawe baguhinduriye ubwenge bakabutwara, niba ari ubutunzi bwawe bwagiye, niba ari akazi kawe kagiye, hatanzwe itegeko. Hakira itegeko ry'Imana rije ku buzima bwawe, hakira itegeko ry'Imana. Itegeko riratanzwe ngo ibyawe byongere bikugarukire. Imana ishimwe. Itegeko riratanzwe, itegeko riratanzwe ngo ibyawe nibyongere bigaruke. Itegeko riratanzwe, akazi kawe kagiye. Reka nkubwire ngo itegeko riratanzwe. Reka nkubwire ngo urugo rwawe rwasenyutse, itegeko riratanzwe. Reka nkubwire ngo fiance we bajyanye akagenda utazi uko agiye, itegeko riratanzwe ngo icyawe cyongere kikugarukire. Reka nkubaze ikibazo, ese ubundi hari icyawe cyagiye? Hari ibyawe byajyanywe? Igihe bugufi dusengana Imana, tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana, hari ibyacu byajyanywe, ariko aka kanya byakongera bikagaruka. Imana iguha umugisha. Narinje kukubwira ngo itegeko riratanzwe ku buzima bwawe. Akira itegeko ry'Imana mama, akira itegeko ry'Imana papa, akira itegeko ry'Imana. Itegeko riratanzwe ngo icyawe cyongere kikugarukire. Imana iguha umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'ubutware, turagushimiye kubw'ijambo ryawe Mwami. Tugushimiye yuko itegeko utanze rigiye gutuma ibyacu byongera bikagaruka, buri muntu wese akongera agasubirana ibye mu biganza nk'uko utanze itegeko, mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi umugisha Imana itanga ube ku buzima bwanyu, mu izina rya Yesu. Amen.